tubahaye ikaze mu mwanya twigamo ibyigisho by'ishuri ry'isabato, aho dutangiye icyigisho cya karindwi kivuga ngo ubwenegihugu bw'ijuru. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndi Jean-Luc Byiringiro, naho tugiye gutangira ingingo yo ku isabato nimugoroba tariki 7 Gashyantare. Iyi ni Gospel Sava, ahacaho izi ngingo z'umunsi umunsi ku wundi, niho twigira ibi byigisho. Nturakira gukora subscribe kandi ukanasangiza abandi ingingo tuba twize, ukora share kugira ngo turusheho gukomeza gufatanya no kunganirana muri rusange. Reka dusenge tuze dutangira iki cyigisho cya karindwi kivuga ngo ubwenegihugu bw'ijuru. Data mwiza, Imana y'impuhwe nyinshi n'urukundo rutarondoreka, se w'umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uraturinze mu byigisho bitambutse uko ari 6, none twinjiye no muri iki cyigisho cya karindwi kivuga ngo ubwenegihugu bw'ijuru. Muri twe nta n'umwe utifuza kugira ubwenegihugu bw'ijuru. Reka Mwuka Wera azabane natwe uko tuziga iki cyigisho ingingo ku yindi, kandi uzaduhe kuba abaragwa b'ijuru. Buntu bwawe bubane natwe no muri uyu mwanya ubwo dutangiye iki cyigisho. Mwuka Wera duhe kumva no kumvira, dusobanukirwe iby'ingenzi tuzigiramo, kandi uko twiga uduhe no gushyira mu bikorwa ibyo twiga. Bishaka n'ibishimiye bikomeze kubaho mu izina rya Yesu, amen. Reka nanone nongere nguhe ikaze muri uyu mwanya mwiza. Nkuko nari mbikubwiye dutangira, ni umwanya twigamo ibyigisho by'ishuri ry'isabato, aho dutangiye icyigisho cya karindwi kivuga ngo ubwenegihugu bw'ijuru. Icyo kwibukwa kiravuga ngo nimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima. Abafilipi igice cya 4:6. Iki cyigisho gishingiye mu masomo ari mu Bafilipi 3:17 ndetse n'igice cya 4:23, urwa mbere rw'Abakorino 15:42 kugera ku 44, Yohana 14:27, Zaburi y'Ijana19:165, Yobu igice cya mbere 21, ndetse n'urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6:7. Ingingo ku isabato nimugoroba tariki 7 Gashyantare turayitangira batubwira ibikubiye mu byo tuziga muri iki cyigisho cya karindwi dutangiye. Baratubwiye ngo icyigisho cy'iki cyumweru gishyira umusozo ku cyigisho twize ku rwandiko rwandikiwe Abafilipi, kandi gikubiyemo amasomo y'ingenzi n'amategeko agenga imibereho ya buri munsi. Bisa naho inyinshi mu ndangagaciro zihanitse zayoboraga imibereho y'intumwa Pawulo ziboneka mu mirongo isoza uru rwandiko. Kimwe n'ibiboneka mu nyigisho za Yesu, izo ndangagaciro zibanda ku murimo wo mu mutima. Icyo Pawulo adusangiza ni amabanga yo kubaho imibereho ya Gikristo ishimishije. Muri iki cyigisho tuzarushaho kwimbika muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ariko tunarupfundikira turebera hamwe indangagaciro zaranze ubuzima bwe zidatandukanye n'izaranze Yesu Kristo, kuko zibanda ku murimo wo mu mutima. Icyo Pawulo hano azadusangiza cyangwa dusangiza mu gitabo cy'Abafilipi muri rusange, ngo ni amabanga yo kubaho imibereho ya Gikristo ishimishije. Tuzarebera hamwe, tuziga uburyo twabaho imibereho ya Gikristo kandi ishimishije, tukaba abakristo nyakuri bafite n'imibereho ya Gikristo. Ni ikintu cyiza cyane, ntekereza ko nge nawe tudakwiye gucikwa. Binahura n'icyigisho muri rusange umutwe wacyo uvuga ngo ubwenegihugu bw'ijuru. Tuzasobanukirwa uburyo cyangwa amabanga yo kubaho imibereho ya Gikristo ishimishije, kandi kubaho imibereho ya Gikristo niko kugira ubwenegihugu bw'ijuru. Dufite amahirwe yo kuba twagira ubwenegihugu bw'ijuru tukiri mu isi. Aya ni amahirwe atangaje, kandi ni n'ubuntu bugeretse ku bundi, kugira ubwenegihugu bw'ijuru kandi tukiri mu isi. Niyo mpamvu turirimba indirimbo irimo ivuga ngo twabuze gakondo muri iyi si, tugamije iy'iwacu mu ijuru. Niyo Siyoni ihoraho, ifite umucyo udashira, ihora irabagirana. Ubwo bwenegihugu rero
buvugwa muri iyi ndirimbo nibwo tumaranira kwakira. Kandi muri iki cyumweru Pawulo azatubwira amabanga akomeye yo kubaho iyo mibereho ya gikristo ishimishije. Bityo iyi ni ingingo y'ingenzi ikwiriye gutuma njye nawe tudakwiye kuzabura mu kwiga ibi byigisho ingingo ku yindi. Bakomeza hano batubwira ngo ndetse n'igihe ibintu bitagenda uko dushaka, ari nabyo bikunze kubaho, si ngombwa ko duhagarika imitima cyangwa ducogora cyangwa ducika intege. Ibi ari amambu. Hari amahame azadufasha kubona imbaraga z'imbere mu mitima zo guhangana n'ibibazo byo mu buzima, maze muri ubwo buryo tukagira amahoro ahamye kandi arambye ashobora gutangwa n'Imana gusa. Iki gihe turimo ndetse n'ahazaza byose biri mu biganza byayo. Imana yacu ifite buri kimwe cyose twifuza. Ubuzima tubamo uyu munsi wa none ni ubuzima burangwa n'ibyiza n'ibibi, ndetse kandi igice kinini ni icy'ibintu biba bitagenda neza. Tuzasobanukirwa ko tudakwiriye kwihugiraho, tudakwiriye kwiheba, tudakwiye kuvuza induru ku musozi igihe ibintu bitagenda neza, ahubwo ko dukwiriye guhanga amaso Yesu Kristo. Muri ubwo buryo tukagira amahoro ahamye kandi arambye ashobora gutangwa n'Imana gusa. Imana izi ahazaza hacu. Ntabwo dukwiriye gutinya ahazaza hacu niba tuhahisha mu biganza by'Imana. Ntabwo dukwiriye kugira impungenge z'uko tuzaba ejo. Icyo dusabwa ni ukwizera kandi tukiringira Imana niyo ifite ahazaza hacu mu biganza byayo. Bityo rero dukwiye kwishingikiriza ku Mana tukagira amahoro atangwa n'Imana. Aya mahoro atangwa n'Imana umuhanzi Vumiliya yavuze mu magambo akomeye cyane avuga ngo amahoro utanga ntagira kirogoya, ni amahoro umushonji agira n'urengana akayagira, ngo ni amahoro atuma umutima ukomera no mu gihe gishishana. Aya mahoro ni amahoro yomboka nk'uruzi. Ya ndirimbo nimbona amahoro yomboka nk'uruzi. Amahoro ava kuri Kristo ntago aba avangiyemo umubabaro na muke, ni amahoro asesuye. Ni amahoro tubasha kugira muri iyi si idatanga amahoro. Tubasha kwishimira mu Mwami wacu kandi turi mu bibazo muri iyi si, kuko Yesu yavuze ngo mu isi mugira umubabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsi ku mutima kandi biradukomeza, bityo tukabasha kuba muri iyi si idafite amahoro, si yangiritse, dufite ibyiringiro, dufite amahoro ava ku Mana, amahoro yo mu mutima. Bityo rero bituma tubaho imibereho ya gikristo kandi ishimishije nk'uko twabibonye. Kandi iki gihe turimo ndetse n'ahazaza byose dukwiye kumenya ko biri mu biganza by'Uwiteka Imana. Iyo Mana rero ifite ahazaza mu biganza byayo, ahazaza hacu hari mu biganza by'Imana. Iyo Mana rero niyo dusabwa kwiringira. Umwana wa Yesu Kristo niwe dusabwa kwakira muri twe. Umutima ari muri we niwe dusabwa kwakira, kandi Mwuka Wera akaba muri twebwe tukagira akamero k'Imana. Ikiruta ibindi byose, ntabwo dukeneye gushyira ibyiringiro byacu mu mikorere y'ubutegetsi bwo ku isi, kuko bukunze kudutenguha. Nk'abakristo turi abaturage b'ubwami bwo mu ijuru, kandi hari amahirwe ajyana no kugira ubwo bwenegihugu, kandi ayo mahirwe ni meza cyane, ndetse n'inshingano zijyana nayo nazo ni nziza. Iki gika dusorejeho kirakomeye cyane ariko cyuzuye ibyiringiro. Abatuye isi bajya biringira amaleta y'ibi bihugu. Iyo umuntu ari umukire akunda guharanira ko abantu bakomeye bamumenya, kugira ngo no mu gihe yahura n'amakuba, no mu gihe yahura n'ibyago runaka bazamurwanirire. Abakire benshi bakunda kuba bafitanye imikoranire ya hafi na leta zo ku isi. Baba bumva bakomeye kuko izo leta zibarinda, zikabakingira ikibaba no mu mafuti yabo ibihe bitari bimwe.
hano baratubwira ngo ntabwo dukwiriye cyangwa ntabwo tunakeneye na gato gushyira ibyiringiro byacu mu mikorere y'ubutegetsi bwo ku isi kuko bikunze kudutenguha. Urabiringira ariko bo bareba inyungu zabo. Nta muntu wo kwiringirwa. Umuntu udafite agakiza, utabonerwamo agakiza, ntakwiriye kwiringirwa kuko agakiza nicyo kintu gifite agaciro kuruta ibindi. Bityo rero nk'abakristo ngo turi abaturage b'ubwami bwo mu ijuru. Amen. Niba twarihannye tukakira Yesu Kristo mu bugingo bwacu, tukavuka ubwa kabiri, tugatangira kugira imibereho ihindutse rwose iyobowe na Mwuka Wera, umunsi ku munsi igera ikirenge mu cya Kristo, tukizera Yesu wenyine we banze ryo kwizera kwacu, tukaba rero dutumbira tujya mbere dufite kwizera, dukwiye kumenya ko tuba tumaze guhabwa ubwenegihugu bw'ijuru. Kandi iyo tumaze kwitwa abaturage b'ubwami bwo mu ijuru, haba hari amahirwe ajyana no kugira ubwo bwenegihugu. Ayo mahirwe tuzayareba, tuzamenya amahirwe agendana no kugira ubwenegihugu bw'ijuru. Ni menshi. N'ubu ushobora kubivuga, ushobora gutanga ingero, ariko amahirwe aruta andi yose mu kugira ubwenegihugu bw'ijuru ni ya mahoro twabonye adatangwa n'ab'isi. Ni bwa burinzi, ni wa mutekano uturuka mu ijuru, uturuka ku Mana honyine. Ayo mahoro turayakira. Ariko kandi uretse izo nyungu zigendana no kugira ubwenegihugu mvajuru, hari n'amahirwe meza ndetse n'inshingano zijyana n'ayo mahirwe, kandi nazo ni nziza. Ntabwo abenegihugu b'ijuru biyicarira gusa. Hari umurimo Data yadusigiye, hari umurimo twahawe gukora tukiri muri iyi si, kugira ngo aba baturage bari mu isi bataramenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, tubasobanurire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi ntibibe mu magambo gusa, tubeho n'imibereho ihindutse rwose, tubereke ko ibyo tubabwira binashoboka binyuze mu mibereho yacu ya buri munsi. Bityo nabo nibashima ubwenegihugu bwacu bizere, kandi nibizera nabo babuhabwe. Dufatanye kwitegura Kristo ubwo agiye kugaruka azasange twese hamwe dufite ubwenegihugu bw'ijuru, kandi tutarabupfushije ubusa, ahubwo twarabaye abambasaderi beza b'igihugu cyacu, igihugu cy'ijuru. Ubwo Kristo azaba agarutse tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Nibyo mbasabira nanjye nisabira. Imana ibitubashishe kandi bidushoboze. Mwuka Wera aduhe kurushaho kuba abahagarariye ijuru neza hano ku isi, kandi ubwo Kristo azaba agarutse tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Ejo tuzakomeza n'ingingo yo kuwa mbere w'isabato ivuga ngo ibyitegererezo. Ni tariki 8 Gashyantare. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.